man. Ndarambiwe. Chérie. Babe. Kana. Biteze. Ni sawa. Uraha. Umva chérie. Rero nahise mbona email yo ku kazi bari bohereje muri groupe. Urumva? Yo mu kibina. Urumva chérie? Bari bohereje nyine email mpita mbona nta mpamvu yo kugomba kuryama kandi bari boherereje ibintu byo guhatanira isoko. Chérie nawe urabizi ukuntu ibintu byo guhatanira isoko byihutirwa pe mpita nirukankanza nyine kuri wifi sinzi ikibazo cyari cyane niba twayicomoye. So nyine mpita nyiconnecta na phone kugira ngo mbe ndi kureba iyo mail. So rero narimo mbasubiza kugira ngo hatagira abantu baza kuntanga Chérie nawe urabizi. Sibyo? Niyo mpamvu rero nari mbyutse. Chérie. Ena amasaha kuryama ariko. Ena amasaha kuryama. Nagara amasaha y'akazi kabisa. Ariko Chérie. Kabura ikintu kimwe. Ariko nyuma se basi. Ndakumva. Uziko buriya ka mbere ara kugufasha umuntu kujya muri mood neza kugira ngo tuze gukora ka kabiri. Chérie. Suzi ka kabiri ariko umuntu ashobora gukora neza kugira ngo umugore atamusuzugura cyangwa atamuca inyuma. Kuki utamumahirwe kugira ngo nanjye nishimye kuba babishaka sweetheart. Okay. Chérie ibyo bintu ndabyumva. Sibyo? Ariko hari ikintu ugomba kumenya nk'umuntu w'umugabo cyangwa ukamenya muri relationship y'umugore n'umugabo. Baby hari igihe buriya ariko ushobora we kubishaka kubikora njyewe wenda ntari muri mood. Sibyo? Ako Chérie kamubaza ikibazo kimwe. Kuki utamenya inshingano zawe? Kuki utamenya ko uri umugore wanjye? Aha ni hahandi wumva ngo umugore asigaye asuzugura umugabo cyangwa yamuciye inyuma. Ari ukuntu mbikubwira nakoroheye ukagira ngo wenda hari ikindi kibazo dufitanye. Uri umugore wanjye. Izo ni inshingano zawe. Ugomba kugira umwanya wo gushaka amafaranga ndabizi ndanabyubaha. Sibyo? Ariko ukagira umwanya wo kunyitaho. Kuki mbikubwira nkabona nushaka kubyumva? Ako Chérie reka nkubwize ubu hari uko mba ntagize. Ese Chérie ukeka ko kubishatse ariko njye nanjye mpita mbishaka cyangwa ukeka none nakubwize n'ukuri n'ibintu bibaye njye mbikoze kugira ngo ngufashe. Njye ntabwo narindi muri mood. So nago rero biri buze guhita bituma njye nabo umugore. Ndi umugore wawe ariko nawe ujye umenya igihe ubisabira umenye n'igihe ubihabira. Niba umuntu anabigu. Rwose kandi ndakwinginze niba wumva utanyuzwe genda usuye mu buriri mbanze depose reba nk'ukuntu abantu bamaze kugera muri 5 ba depose. Ubu se njye CV yangeragere yo ryari. Hejuru ibintu uri kumbwira bya kamwe kawe niba ari kamwe niba ari Chérie reka nkubwize ukuri. Ahubwo we nutiga kuba umugabo wa nyawe biraza kugorana Chérie ndeka mbanze nikorera ibibazo byanjye kuko ndabizi neza n'amafaranga naza nawe azakugirira umumaro. Sibyo? Kandi mbabarira ugende nako ndeka mu mwanya wanjye nitekerezeho. Ukagira ngo karana gashoboye. Ariko mana yanjye ako hani wabaye uti ko muri iki gitondo naka breakfast gusa ariko nawe ntugakabye kuva ijoro ryose kuva kwa mbere kugeza kwa mbere inzoga. Se baby ubundi inzoga nizo naje kureba cyangwa naje kureba wowe. Ase hani ubona udakabya koko. Ubu se uyobewe ko niyo wanyweye inzoga ahantu hose bikwama bigapfa na gahunda nta nubwo yashoboka. ntabwo nose biruka kubikora. Shani wazajya umbabarira koko. Kuko navuye iwacu nzanywe n'inzoga cyangwa navuye iwacu nje kureba wowe koko. Ntabwo biruka kubikora. Shari icyumweru cyose kiba gishize.
sheri ubona njye ntari umuntu. nanjye ntabwo mba mbizi ukuntu biba byagenze pe sibyo Shani urambabaza pe, urambabaza. Nukuri ibintu ukwiye kubisubiraho. Ugomba kwisubiraho ugahindura ibintu byose. Tuzagira abantu bo hanze baratuvuga, batwicaraho kuva kwa mbere tubayeho nabi tugize gute, nawe ujye kubashyigikira ubereke ko ibyo bavuga ari ukuri koko. Hani nukuri ndagukunda, ariko njyewe wenda kuba nkora inshingano wakabaye ukora ntacyo bintwaye. Urabizi ndagukunda, kuba nahaha, kuba nakora buri kimwe. Sheri niwe mbikorera, sibyo? ndabizi Ngambabarira, hinduka basi. Hinduka buri umwe basi abashe kubibona. Ubuse koko, ubuse reba igihe cyose gishize. Ngaho inzoga. Se ubundi inzoga zirabinkorera? Ngaho nizibinkorera ndebe. nyine wirakara sibyo ndabizi ko inshingano z'urugo simirutse kuzikora icyumweru cyose kirashize sibyo ndabizi ko icyo cyumweru cyose kirangiye pe kandi ndabizi ndakwizera nk'umugore wanjye nta nubwo njya inshinya nta nubwo wanabitekereza sindi bujyeho kwibaza ngo se ngo urankunda ese ndabizi no mu bantu mvuga neza kandi pe nta nubwo nitwara neza sibyo gusa icyo ngusezeranya kangusezeranya akantu sibyo gusezeranya akantu Gushire. uyu munsi ndakwereka ko ndi umugabo Really? yego Sheri nibyo? yego Okay, ndagukunda, sibyo? Ariko nsezeranya ko utazongera gusenda. Nsezeranya ko utazongera gusenda. oya ibintu byo gusinda byo uno munsi sibyo uno munsi turangiza ibyo tugomba gukora ndajya kunywa kamwe konyine sibyo Sheri ndagukumbuye. nanjye ndagukumbuye ariko Ndagukumbuye Sheri. nanjye ni ukuri ko Imana ndagukumbuye Kabinyereke. nyine babe uri tayari se noneho tujye tubikora Sheri cyane. uri tayari Ariko reka manze njye kwitera utuzi. Suzi ko mba niriwe nzenguruka. Manze njye kwitera utuzi, sibyo? nariwe Ndagukumbuye Sheri. ntabwo ngutenguha we ntugire Sheri ikibazo oya, ndaje umunota umwe ndaba nangije koga. ntugire ikibazo kanjye Sheri ndaje. Ndaje. Sista bimeze bite se? Ngiye mu busanzwe nitwa Kibutu. Sinzi we bakwita nde. Nkunze kubona nyine utambuka hano nganjye mu busanzwe ntuye muri no quartier. Nkunze kubona nyine unyuraho ndavuga inshallah umunsi umwe nyine nzagira amahirwe nyine kukubona. Sinzi nyine byaba byiza umpaye namba yawe nimba nyine nakugoye. Wamfashe ukama nimero yawe nimba hari icyo bitwaye. Umva wa mbwa we, uri umuzimu cyangwa hari uwakuntumyeho? Reka nkubwire ikintu kimwe, n'undi munsi uzajya umbona icya mbere ngiye ntabwo nkunda akamenyero k'abahungu. Irebe nanjye undebe, nta hantu twahurira. Sinkunda akamenyero k'ikiganiro. Baby, naje hano ninze. Ase baby, urabona ibi bizageza ryari koko? Nzajya nirirwa mu miruho niruka nshaka ibituresho nshaka ibidutunga nurangiza kujya muri ibyo. Ase urabona ibi nzabivamo koko? nyine buriya wowe wambwiye ngo ugiye koga
mu mutwe hajyamo ibintu biguma birwanira ubwenge n'inzoga ubwenge n'inzoga Baby, ndabirambiwe. baje inzira sozi kukubwira ibyo bintu bibiri rero ko byarwaniraga mu mutwe yarangiye inzoga itsinze ubwenge kandi rero nta kintu nabikoraho no Ndarambiwe. Ibi ndabirambiwe. Izi nzoga ntabwo arizo naje kureba. Ubyumva ubyiteho ubimenye. Nanjye mba mukeneye. Mba ugomba kubara inshingano zanjye. Reba nkumvuye gukaraba nzi ko ugiye kubikora. njye ntabwo nagukorera inshinga njye singukorera inshingano zawe gute njye ngukorera inshingano zawe gute rero ntabwo nagukorera inshingano zawe Se baby. Inshingano zanjye nzajya nzikora n'izawe nzazigukorera. Ngambwira ngize ukuri. Nudakora inshingano zawe urabona ibintu bizarangira gute? Ase sheri, imyaka yose tumaranye ngambwira umugabo mwiza. Imyaka yose tumaranye nta nubwo ukeneye akana. Sheri, urabizi neza kuva kuwa mbere kugeza kuwa mbere inzoga, kuva kuwa mbere kugeza kuwa mbere inzoga. Nese urabona nzabona umwana gute? Navuye iwacu uje kureba ngo twubake umuryango. Umuryango ukora nayo nguyu. Narakaye siki iyo mwe inzoga urabizi ko na gahunda nta kigenda nta kintu wamarira. Okay, ngawe ngiye nkwereke ko inzoga zitamwigeka. Irahagarara uretse urebe. Dede hagarara dede. Uretse tuze nyagarara. Tuze nyagarara. Gusa ubyanze ubwo urongera umbwire ngo Sheri, ubona ubusinzi buzakugeza kuki? Konsezeranyije kutazongera gusinda. Ubusinzi urabona uzavuga mu mwaka tugeza kuki? nanjye simba mbishaka. Twumvikanye ko tugiye kubyara. Ujya kubikosora ukongera ugakubitamo inzoga. Ukajya kubikosora ukongera ugakubitamo inzoga. Sheri, ndabirambiwe pe, ndabirambiwe. Come on, ndabirambiwe. Ndagushaka njyewe. Nyine ubwenge bwo bwasi inzoga ziba zatsinze ubwenge. Kandi buri ikipe yatsinzwe. Ikipe yatsinzwe iba yatsinzwe. Uri kumwe sekurira. Nyamara Sheri, ndabirambiwe njyewe ibintu ndabirambiwe. Ngiye kwisubirira iwacu. ntabwo nabikubwira ubwo se uragenda ubabwira ko nakwirukanye ntabwo Nahise ibintu nkoze ni ibiki? Twari twumvikanye ko tugiye kuza tukubaka urugo. ngaho tuza basi dore sheri wabarekurira ngaho haguruka mbese nyine ubu se urasakuriza urahise ntabwo yaguruka nukomeza Sheri, kurisakurira ndabirambiwe. Ibi bintu birangiranye n'uyu munsi ndabirambiwe. okay ntabwo nongera Niba ubyanze ngaho fata nzajya kubyishakira ahandi. oya Sheri, ndagukunda. ngaho fata shyira hariya ntabwo ntuyimene yishyira hariya hasi zino zishiremo tuhita tubikora sibyo ngaho tuza basi sibyo Sheri, ndagukunda ariko urambabaza sibyo? Kabasi ukabikora. reka nyine nizirangira turakomeza Sheri, basi gerageza rero. Sheri, sibyo? Harya sheri mushiti wanjye yitwa Ben sinjya mukubwira iyo twiganye i Butare kaminuza yose tukiri abajene turi gushaka ubuzima bigitangira n'umuntu wanjye cyane nagira ngo rero umusezere hari indi gahunda twaba dufite tugiyemo nawe mvuze ngo atagenda atakubonye nta kibazo ibindi njye ariko ntabwo ndamugeza kure Ben harya witwa nitwa Linda I'm sorry nibagiwe telefone none simami ko numvishe akaboko kawe gashyushye are you alright urabyumva gute mu cyumweru turamutse duhuye because I really need you kandi ndumva if you don't mind twazabonana cause nkaba nakumara ubwo bushyuhe
sibyo? Okay, it's fine. See you. Asebe. Oui. Shahabe nakumamagara kweli. Mbarundebera ahantu amasaha ageze. Izi samba nasoje kare. Nawe none uyu munsi nabazanye ibintu bya. Usigaye utinda kabisa. Curuza ikeze. Ntabyo uzi. Uyu mumeri muri quartier yose ni umuntu ufite igikoma cya mbere kiryoshye kabisa. Dore ndanakwamamarije ugomba kuzanyishyura. Afite igikoma kiryoshye ariko ikintu kimwe cyamunaniye. Afite umugabo w'ingegera kazizi ni kazizi imwe iteye ubwoba kuri rwa rwego umwenda wari umwe ni umugore ni uhaha ni we ibintu byose ibaze kwirirwa uzengurutse igikoma muri quartier yose ugahaha ibintu byose inshingano niwe mugore. Oh yes. Mu rugo ariko ameze nk'umugabo. Utekereza umugabo nta kintu na kimwe nta nshingano nimwe ashobora kuba yakora mu rugo. Ni inzerere ziraho nuko ukabona kagenda. Sinzi nimba nakabariro ko ajya gatera. Mugore mwiza se. Hari icyo ngubeshyeho? Ugize ute? Hari icyo mbeshye mu byo mvuze. Umunwa warawuvukanye. Barakudodanye umunwa wavuye ku bagore baraza botereka kuri uwo wawe. Ubundi reka mbanze mubaze wa musore. Waba uri umusore waba uri ikiziba waba uri igiki umugabo wongera kureba. Wabuze impamvu mukunda. Wowe twakugize umunyamakuru na muri quartier kwirirwa ugenda uvuga. Erega nakubonye washishikaye uri kuvuga. Ase Albi. My friend uziki nakundiye umugabo wanjye. Ngareka nkubwire. Mbabere rebizi nguti yakwambi. Umbwira iki se? Kandi namuhisemo mubona, sibyo? Wari urenge kumuhitamo. Wari bibagiwe n'ikindi. Ubwo buhehesi bwawe niba ari bwo uri kubwira uyu nguyu kugira ngo nabo bibatoze, sibyo? Wapi nge nagomaye. Nubwo nagukunda, sibyo? Aha nta muntu utakuzi. Ari kugira ngo nkundane nawe. Nzagumana umusinzi wanjye. Suri kuvuga ngo no umusinzi wanjye. Ubundi yambaze. Ikindi ntiyambe mukure muri iyo nuza yawe. Uzajya kugira wirirwa uvuga hariya mu muhanda nge byo ntabwo ngitaye. Mugabonye mushire hasi. Ntago ari uko kwifuriza inabi. Ngari reba ukuntu yagucupije. Reba ibinguti. Reba imisatsi nuheruka gasatsi gashyashya. Nanjye ikintu mbari mwifuriza rega nakwitaho. Reba abagabo baba bafite amafaranga. N'uyu ngo reba uza amafaranga afite. Nimba nanjye twananiranwa ako se byibuza ari nk'uyu mugabo. Ako kari akagabo kareke. Rakunusa waracupiye reba umugore mwiza uteye neza nkawe ariko uririrwa ugendana amateremusi. Kambanze mwibwire, sibyo? Hari ikintu na kimwe na buri wanjye ngonze kugusaba. Ubundi se wowe umeze gutyo usa gutyo abantu bakubona n'ubuyobe bwabaye umuhondo mu bw'inuza. Twagusaba umunyu twebwe. Najya no kwikopesha ariko sinaza kugusaba n'ikindi gihe. Ko gasa gusa. Nuko kubona useka gusa na n'ubu muntu ugira. Izo nguti yandeke nzambaye nizo zimbereye. Nyamara ibintu mba ndi kukubwira nibyo. Yenda bizi n'umugabo wawe no mu gitanda ashobora kuba atakunezeza. Kandi inama nkugira nuko ngukunze. Nushaka kugira ubwenge abandi bakobwa hano hanze basa nawe bameze neza. Ureke ukomeze ucupirire muri ibyo biguti. Yewe. Kamwiyerega soko rero wa musore we. Nduza ari umuhungu. Umugabo wanjye n'uwanjye ibyo nkora ningi bikora, ibyo nkora mbikorera umuryango wanjye, ningira icyo nkusaba cyangwa ningukenera uzabyihorere. Ngaho da ndumva wavuze wigize paparazi komeza tanga amakuru. Nabo nibagira ubucucu cyangwa bakigira abanyaminwa nkawe bazakomeza bavuge. Shabo uriya mugore range rero nyine usibye kari akagabo ke kagasinzi nawe kuriya mureba nta bindi muzo kabisa kuko naragerageje hasi hejuru byarananiye. Ariko umwitegereje wana kari umugore ufite fitire, umugore wubaha umugabo, umugore uzi icyo urugo ruvuze. Bana n'ukuntu yabikubwiraga ni wife material. Mwana rero ukanywereke we ntago urashaka umugore. Kigali ragoye ko cyana nyibonye shana. Buriya mureke umvisha ko nawe akomeye ku mugabo we. Kandi ibyo bintu ukabyivangamo umugabo n'umusinzi ushobora gusanga afite ikibimutera. Sinzi ikintu kari akagabo kamuhaye. Kandi buriya kubaka ni inshingano.
se ku buryo ujya kwizirika hariya ni nko kwizirika izo nama uba uri kumugira rimwe uzasanga bagukubise rero niko bigenda kari agasinzi keza ndakurabuye si uri umujama wanjye kari agasinzi ko kareke ndakurabuye twigere kureba umupira umva Kevin ndashaka guhinduka uburyo abahungu bose bamenyekeye n'abandi bose bazaba bagera iwanjye bariya bose bifata bakamboroka ndashaka kubakorera akantu ku buryo bano bose bamemukiye bose nzajya mara kumuha tamuboroka. none se ro ukumva ko kubaboroka uzaba ubahinnye? Erega nanjye baramemukiye bambabarije umutima. Hanyuma se kuki utavuga ati bazajya baza mbimi ibyanjye bagenda ahubwo kumva yuko uzajya wakwita ubaboroka? Kandi baba bambwiye ngo barankunda. None se nyine baba bagukunze wowe icyo gihe uzajya uba uri kwiga. None wabwirwa n'icyo ugukunze n'utagukunze? Kandi bose baza bakubwira ngo bahe. None se ukumva ko ngo ari wo mwanzuro nyine mwiza wafashe ahubwo wafashe umwanzuro nyine byose ukabireka. Kugirwa abanyabuturage nawe. Ukabireka. Ako reka nkubaze. Ubundi baza bakubwira ko bagukunda cyangwa baguha amafaranga? Turakundana tukajya mu rukundo. Umunsi umwe, ijoro rimwe. Ako ubona bari abahungu wowe ukuntu bameze. Uyu babona? Nagenze henshi. Shawallahi nagenze. Ukumva reba nk'amutipe w'inzobe. Reka nkubwize ukuri sibyo. Ariko abahungu b'inzobe nyine urabizi ibyabo. Ubundi wakabaye kwita umenya systeme zabo. Nkawe kweri. Ubusabe bikarabo bankoze ibiki ntibamborotse. Ibi birarutanwa. Nimbere nabi abinzobe abigikara bose wagira ngo barandoze ako ubundi ubu nibandoze. Shabana nakoze. Ahubwo wagira ngo ufite urusengero wagiyemo ugiye gusenga ahubwo ibisazi byose bagira bahita bakubwira kugenda mu mutwe. Oya Kevin no kujya mana sinze pe ngewe ndabona mfite ikibazo. Ibaze abantu bose baramboroka. Ariko nanjye ubu nabazi utambona uko. Ikibazo muboroka. Ariko buretse gato. Uravuze ngo abahungu uzajya ubaha numara kubaha uhita ubaboroka cyane ukumva ko inyungu yifite rero. Reka nkubwire mbahubwize ukuri Kevin, abahungu hari uduhungu uhereza wamara kugaha kagahita kagushegera kakagusanya muri cya gihe gashyushye nzajya nita nkaboroka mborokemo. Ubu nabaziye imbere wahereye ko nawe uragusarira. Kevin baraza bagasara ahubwo sinzi umwaka mfite. Ahubwo reka nkubaze ikibazo cy'amatsiko. Sibyo uri umukobwa mwiza. Urashamaje pe. Ikintu gituma baza umunsi umwe bakata bagenda n'igihe. Nyine nanjye nibyo mba ndi kwibaza. Bakuroze kunuka igikara. Amambere twicarane yawe ugeze wumva nuko. Nyine ngiye nshaka kutacyumva. Ariko muri kumwe akacyumva hari ukuntu baroga igikara umuhungu muba muri kumwe akabyumva ariko uwo umukobwa ibyo bireke ubu nabazi wowe icara wige undebereho. Shangiye ndumva nta nyungu ibirimo ahubwo reka nkubwire ngiye inama nziza nakugira sibyo wakigize umukobwa uri seriye wigira mu bintu by'Imana kwisengera akavuye ko abahungu ibyo bintu by'Imana. None si ibingibi ubwo ushaka ko Kigali yose kuzenguruka umaze gukatirwa n'abahungu bagera mu 10. Noneho kakandi kinzobe ko mwari muhaganye harahepfo ko karangagaje. Ariko Kevin wambabariye wandetse wanteze amatwi wowe ukaniga amaso ukandeka wowe ndeka ahubwo reka nkubwire se bakuroza abahungu ukunda abahungu nushaka kubihera. Erega Kevin uzi ko hanze narabaye Roza wawe ndi melody yaririmbye Shauransetsa mu buzima nakubuze hita ngira ihungabana. Umva nanjye byaranyobeye nyine reka nuko nyine nubwo ubuzima bwanjye bimenye ko nafashe umwanzuro byarangiye. Abahungu ubu nabazi mbaboroka ncyuhira boroka. Reka dore ko biguhira ntakibazo nibitaguhira nyine bizaguhombera. Nose nkubwire ngo bimombeye gute kandi ubona byatangiye kuguhombera ubu se. Reka ngiye nabangira nuwanze kuya nirwa nicururiza inyanya zanjye hari icyo mbaye. None ako nanjye wabona mbaye iki Nari bumeze neza rero. Tumeze neza turashima Imana. Isa neza.
amafaranga abanza umugani we yakugezeho mbere. sha sinakwigezaho ahubwo siko igihe maze muri ya koperative usigaho ndusha ubwiza ari Ari regeze ubwiza bwe. ukuntu usa neza. Murakoze. None se bimeze bite wowe? Ndaho njyewe si bwo byaha yewe ndaho nanjye ubuzima bw'iki gihe nyine nanjye nshaje nabi niruka isi iranzengurutse. ako mana yanjye nawe uhuruganya ako humura Reka mwe muracyari bato yewe kuva waraje muri la koperative umva ndakubwira ngo ibintu byose bigiye gukemuka bazarinda. nanjye mbona hari igihinduka ariko se cyakora nsigaye numva nta bibazo byinshi mfite aho nabaziyemo cyaha wagize neza cyakora ntabwo ndamaramo igihe ariko uko ngenda negerana namwe nyine hari utubazo tw'inyugunyugu bigenda biva mu mutwe. Okay, muto rero nagira ngo mbabwire rero njye ndacyafite imbogamizi. Ntago ari nyinshi ariko nanone ni iz'ingenzi. Muto urabona nyine ino koperative ni nziza pe. Njye sinzi ibya koperative ntago mba numva meaning yabyo. Kino kibina cyacu ni cyiza kuko kiduha imbaraga nk'igitsina gore. Ariko nanone hari ibintu bibangamirwa mu rugo. Njye nko kwita ku mugabo haracyarimo ikibazo. Kuko ndataha mvuye nko mu kibina ugasanga ngiye n'umugabo wanjye turacyafite amakimbirane ari aho sindi kumwitaho kandi n'ukuri muto nta kuntu agira. Na n'ubu umugabo wanjye yambanye umugabo arantuka ambwira nabi. Mbese nta jambo mfite niyo ngerageje kuvuga ntago aba yumva igitekerezo cyanjye. Aba yumva nyine ndi sinzi uburyo nyine ngo nishyize hejuru ntago ngomba kuva mu rugo ntago ngomba gukora. Mbese biracyaguranye muto. Kandi urabizi uri mu bantu barambyemo mu kibina cyacu uri umuntu w'intangarugero uri umuntu twese twizera twakaye tubwira ibintu byose byo mu rugo. Ariko muto nakubeshye kuvanga ikibina n'urugo biri kugora. Ako reka nkubwire nkuko nabikubwiye sibyo umugabo ntago agomba kuza aguhagarare hejuru akubwire nabi kandi ubizi neza. Ubo erega hari mu kibina baje gushaka amafaranga iriya koperative yacu irinjiza amafaranga yinjiza mu rugo nose azakora wenyine we udakora. Kandi nanjye ryo mubwira muto buri munsi ndabimubwira naga bashaka kunyumva ngo ngwino ujye mu rugo ngo ngwino ngo uryamye nk'umugore like numara kuryama se nago mbizi none muto ndagerageza nkanabwira ni wowe ko mba ndi kumwe n'abantu bakuru. Reba uyu ni umuntu mukuru aranduta na muto ni nawe uranduta undusha experience mu rugo so wayirera umugabo njye akingora ntago nyine mba ndi kubyumva. Ako umugabo wawe naransetse ako rijya wihagararaho nk'umugore nta mpamvu yuko umugabo aza kukubwira ngo bimeze gutya kandi wagiye gushaka amafaranga. Jya wihagararaho apfa kubona nawe ufite amafaranga uramufasha mu bintu byose. Ugomba kujya gushaka amafaranga yaza niba avuye mu kazi nawe winjiye uvuye muri koperative so winjiza amafaranga abakubwira iki se. Nuko bimeze nyine. Oya ariko ugomba kwihagararaho nk'umugore. ubwo nahereye kare mwenyuraguramo mbateze amatwi niyo mpamvu nakurebaga ndeba none. Bese inama kugiriye urayipfobeje. Dore ndi mukuru mwese ndabaruta dore uko ngana kugira ngare dore ngana igisiga tugana cyarapfuye. Inama kugiriye urayumvise uraye yiyeshyegikiye kugumya wigira ngo nanjye ngo nkugire indi. Nyine urabona urakuze n'ukuri kandi ibintu mba mbabwiye mba meze nk'uri kwibwira ababyeyi cyangwa abavandimwe. Mbese uriho uratugisha inama n'ukuri. Ngewe rero ndunga muri uyu nguyu yavuze umukobwa wanjye cyane ntawandushaga gukunda umugabo kandi nashatse umugabo ndiryohora ingana n'ifundi ry'ibivuzo ariko ibyo yankoreye do yarangeza yo ntagira ubwenge ngo mute ntago nari kuzaririmba urwo mbonye ngewe nyirangare. Hicara hinga kandi wakajya gukorera amafaranga yarayazana kasa nkayabonamo sikegariwe icyo kwari ukunywa icyo kwari ngo nicaraho mbe ingaruzwa muheto yarangiza rutuma ivu ahubwo ubu bwaho mbagereyemo noneho rero ya popo nje do ibi byambagara ibi bya rutuma ivu ndaje mbikuremo nanjye nge ndambara ibizuba ubwirisha yo negera inama ngo mute itagasiya vo
gusa nanjye inama nkugira urayireka kuraho reka korera amafaranga nawe uba umugore nta makuru ufite ahubwo ujya unyegera nkugire inama ya nyayo yicara ushikame mwereke ko nta n'icyo avuze wicara ngo ntekere ngo ungaburire ngo utege gutega tuza mwiriwe yewe naho ubundi irindi byo mubwiye rwose mwari muri aho ngaho turaho tumeze neza turaho mwari mumeze neza ariko ka kana kawe se kameze gute kameze neza nta nubwo uherutse kunsura rinda nawe aratuvangira ahindutse yahinduye ibiganiro inama twakugiriye ariko twayumvise nyine aha ni ukuri nanjye nari mbakumbuye ubwo mumeze neza wenda Sheri, ugana gute? iyi se naracone byumvishije ntabwo ariko yatwumvishije ntabwo navuga cyane nagakunda abantu nagakunda banitahiye uyu cyane hega bisa hega uyu njye ni ibinanzi ariko kireba nabi kireba nabi ko ni ibinanzi njyewe sinabishobora nanjye sinabivamo Sheri, tuvuye kutambonye? Sheri, ntabwo wambona ngo uze unanyakire nk'umuntu ugeze mu rugo? Sheri, kuki uteye gutya? Kuki umeze gutya? Kamubaze, kuki umeze gutya? Nje ngukumbuye. Ntushaka no kumvugisha. ako bebe ntabwo ubona ko dufite abashyitsi Abashyitsi barandusha agaciro mu rugo rwanjye. hani ko harakayoboye Abo bashyitsi uri kumwangisha ni bwo kuki? Kuryo wandusha agaciro njye umugabo wawe. bebe ntabwo bigukuyeho agaciro kawe ariko ntabwo bivuze ko abashyitsi tutazagira abashyitsi hano mu rugo bebe ni iki utazi muri rugo aho amazi ari ntabwo hazi aho firigo aho iri ntabwo hazi ibiryo aho biri ntabwo hazi ntabwo wagenda ukabyiha mu gihe ubona ko dufite abashyitsi Sheri, ntabwo ari byo nkeneye. Nibyo njya nkubwira rero ngo ntabwo uzi neza amategeko agenga abashyingiranywe abashakanye hari inshingano udakora we nk'umugore wanjye hari inshingano udakora nyinshi uburyo umugabo agomba kuza ufite abashyitsi ukabatanga ugiye kwita ku mugabo ese abo bashyitsi ufite ubundi abo bashyitsi uri kunkangisha ni bwoko ki njye nanze ko uzimanira abashyitsi bawe nanze kuganira n'abashyitsi bawe ariko se urabyanze njyewe aho nziye ntushobora no kumbona ngo navuga ngo umugabo araje ese ubundi muri kuganira iki gituma utababwira ati umugabo araje reka musuhuze nose bebe sinje singushubujije hayi umeze neza akazi kagenze neza urakoze jyana imashini muri saramanje sanze abashyi